Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza mu izina n'ubundi by'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza kugubwa neza no kugumya kumva mutekanye, muguwe neza, mwuzuye ubuntu n'amahoro biborerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Nge rero ugarutse kugira ngo muganire umunsi wa none ni Bagabo Joseph, kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine. Imana ishimwe yuko yatwemereye kongera kubonana no kuvugana no kongera gusangira amagambo y'Imana muri kino gihe tugezemo. Kandi nongera gushimira Imana kubwo amagambo y'Imana tumaze iminsi tumva binyuriye kuri urubuga rwa Saveur Divine, na bene data n'abashiki banjye batandukanye bagiye batugezaho ibiganiro byiza bishingiye ku ijambo ry'Imana, kugira ngo birusheho guhembura imitima yacu no kurushaho kudufasha kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Bene data bashiki banjye mwe mukuri cyane cya Saveur Divine, ndagira ngo ibi mwumva n'ibikabubwira ngo mubigumane, ahubwo mubishishikarize cyangwa se mwohereze n'abandi benshi kugira ngo barusheho kumva ijambo ry'Imana, uburyo butuma turushaho kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi rero turimo tuganira hejuru y'insanganyamatsiko ivuga ku mwuka wera, imirimo ya mwuka wera, cyane ko tuvuye muri Pentecoste turacyavuga ku mwuka wera, imirimo y'umwuka wera. Hari bashiki banjye bambanjirije bavuze byinshi kuri iyi mirimo ya mwuka wera, nanjye nibyo ngarutseho uyu munsi wa none kugira ngo twongere tuganire ku mirimo ya mwuka wera. Uyu mwuka wera twaganiriye, umwuka wera twavuzeho, umwuka wera tumaze iminsi twizihiza Pentecoste tuvuga ku mwuka wera. Ni iyihe mirimo agira? Ni myinshi, ariko turavuga bikeya, cyangwa se ndavuga bitatu, cyangwa se imirimo y'uburyo butatu mwuka wera agira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bene data bashiki banjye, nkuko nabibabwiye, buri wese ku giti cye afite ukuntu abibona n'uko abyumva, ariko reka turebere hamwe ijambo ry'Imana muri Luka ibice 2 umurongo wa 25 twajya ku murongo wa 29, amagambo ahanditse. Noneho turushaho kurebera hamwe ese ni iyihe mirimo mwuka wera agira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Haravuga ngo uhere mu bice muri Luka ibice 2 umurongo wa 25, haravuga ngo Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni, we yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli, umwuka wera yari muri we. Nicyo kintu cya mbere bavuze ko uyu mugabo cyangwa se uyu musaza umwuka wera abaga muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazafata rabona Kristo umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyana umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana 28, mwami noneho uransezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze. Niko yasabye Imana bago, mwami noneho dore mbonye Yesu Kristo, uransezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze. Icyo ngambire cyane so kuvuga kuri iyi nkuru ya Simiyoni n'ukuntu yateruye umwami Yesu akabwira Imana ngo imusezerere amahoro kuko abonye umwami Yesu amuteruye. Icyo ngambire cyane kubabwira ni ukuburinzi yahawe bitewe n'imbaraga za mwuka wera. Ndagira ngo mbabwire ngo mwuka wera kimwe mu bintu agira, atanga kurama. Iyo birebye, iyo nsomye aya magambo, ubonye ko uyu musaza witwaga Simiyoni ngo yatunze umwuka wera, kandi umwuka wera aramubwira ngo igihe cyose utari wagera ku cyo twavuganye kugeraho, nzagumya nkubesheho kugira ngo uzagire ku cyo twavuganye runaka. Reka mbabwire bene data, umwuka wera atanga kurama.
ukeneye umwuka wera uburyo buguhesha kurama no kuzagera ku cyo wavuganye nawe. Niko umwuka wera yamubwira ngo ntuzapfa utari wabona umwami Yesu. Amuha kurama, aramurinda kugeza ku gihe yabona umwami Yesu. Aramubwira ati abwira Imana ati Mana, none usezera umugaragu wa mahoro kubera ko icyo twavuganye nkigezeho. Rero ngo ushishikarize kuzura imbaraga z'umwuka wera uburyo buguhesha kurama mu mibereho yawe hano mu isi. Nta kindi gitanga kurama mu buryo bwuzuye buretse kuzura imbaraga z'umwuka wera. Iyi ni umwe mu mirimo ya mwuka wera. Mwuka wera atanga kurama. Iyo usubye tene ibyakozwe n'intumwa igice cya 8, ho haravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera namanukira, kandi muzabaga bo kumpamya Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Hano haratubwira ngo cyakora muzahabwa imbaraga. Mwuka wera undi murimo agira wa kabiri, atanga imbaraga mu buryo buri fizike no mu buryo buri spirituel. Mwene data mushiki wanjye utega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, ndakwifuriza kongera kuzura imbaraga z'umwuka wera uburyo bukwambika imbaraga mu buryo buri spirituel no mu buryo buri fizike. Kuko uyu mwanditsi aravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga zo kumpamya. Izi mbaraga yavugaga zari imbaraga mu buryo buri spirituel no mu buryo buri fizike. Cyane ko iyo umuntu abuze imbaraga mu buryo buri spirituel na fizike biragendana. Ariko najya bamubwira ngo umwuka wera yashyiriyeho kutwuzuza imbaraga mu buryo buri fizike no mu buryo buri spirituel. Mwene data mushiki wanjye, wowe tega amatwi ikiganiro cya Saveur Divine, ndongera nkwifurize kuzura imbaraga z'umwuka wera uburyo butuma umubiri wawe wuzura imbaraga mu buryo buri fizike no mu buryo buri spirituel. Icya gatatu numva nakubwira kandi nanarangirizaho nuko umwuka wera atanga gukiza, akiza ubumuga, agakiza n'indwara. Nusoma ibyakozwe n'intumwa igice 9:17 ukajya ku 18 uzasanga amagambo ya Ananiya ubwo yahuraga na Sawuli waje guhinduka Paulo. Ubwo Paulo yari amaze kwihana, we yari afite ikibazo cy'ijisho, ariko umwuka wera aje kuri Ananiya arasenga, icyo kibazo gikurwaho. Iyo usomye ku 18 ngo mwanya bisa n'imboneranye bimuvaho ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa ako kanya. Uyu yari Sawuli wahimbwe Paulo nyuma yo kuva mu byaha, nyuma yo guhura n'imbaraga z'umwuka wera, nyuma yo gusengerwa, ngo cyari gisa nk'imboni, ngo gikurwaho, arahumuka, arareba, akora umurimo, ariko nicyo cyavuyeho. Nkubwire ngo umwuka wera duhabwa harimo imbaraga zo gukiza indwara, harimo imbaraga zo gukiza ubumuga. Hari ubumuga wowe ufite mu mubiri wawe, hari indwara waba ugendana, hari indwara waba wikanga cyangwa se barakubwiye, hari ubumuga wowe ufite. Umwuka wera yashyiriweho kurangiza indwara, yashyiriweho no kurangiza ubumuga. Bene data bashiki banjye, mwe mukurikirana ibiganiro bya Saveur Divine, ndongera amashishikarize gushaka uburyo mwuzura imbaraga z'umwuka wera, gushaka uburyo mwuzura umwuka wera. Kuko mu mwuka wera hahishemo imbaraga z'uburyo butatu bukomeye. Mu mwuka wera hahishemo imbaraga yo kurama. Nta handi hantu hatunze cyangwa haba kurama buretse kuzura umwuka wera. Twasomye ijambo ry'Imana, singiye kubisubiramo. Yura musaza Simiyoni nta kindi cyamuhesheje kurama kugeza ageza ku cyo yavuganye n'umwami Imana, nuko yari yuzuye umwuka wera. Hari ibyo wavuganye n'Imana birindishe kuzura umwuka wera, Imana izagushoboza kurama kugera ku cyo wavuganye n'Imana kigeraho neza. Mwuka wera, muri mwuka wera harimo imbaraga zihesha abantu kurama, Imana izagushoboza kurama igihe cyose wuzuye umwuka wera. Icya kabiri nuko umwuka wera buretse kugushoboza kurama gusa, mwuka wera azakuzuza imbaraga mu buryo buri fizike no mu buryo buri spirituel. Nkuko twabisomye, cyakora muzahabwa imbaraga. Nta cyagushoboza guhamya, nta cyakwambika imbaraga buretse kuzura umwuka wera. Nureba batubanjije bose, icyagiye kibashoboza kuzura imbaraga mu bihe bikomeye bagiye bacamo, nuko bari bambaye imbaraga z'umwuka wera, nuko bari batunze umwuka wera. Mwuka wera ajya atanga imbaraga mu buryo buri fizike no mu buryo buri spirituel. Kandi mwuka wera yakiza indwara pe. Dusomye inkuru ya Simiyoni, ariko nawe hari n'abanduzi, hari n'izindi nkuru nyinshi muri Bibiliya zitwereka ko umwuka wera ahageze indwara zirakira n'ubumuga bugakira. Mwene data rero, ntiwihebe, aho uri, aho utuye si kure y'umwuka wera. Ijambo ry'Imana tubwira ngo cyakora mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wera ku bantu banjye. Ukeneye gushaka Imana uburyo buguhesha kuzura imbaraga z'umwuka wera, ukabaho mu buzima burama, ukabaho mu buzima bunesha,
kabaho mu buzima buhamya, kabaho mu buzima bukira indwara, kabaho mu buzima bukira ibyorezo n'ibindi byose. Nta handi hantu umuntu yakwihisha hamuha kumva guwe neza muri iyi si uretse kuba mu mbaraga no gutura mu mwuka wera. Mana rero y'amahoro, Mana y'ubuntu bwinshi, buzuza imbaraga z'umwuka wera, nibyo mbifuriza muri iyi minsi tugezemo no muri iyi minsi dusoyemo, kugira ngo mubashe kubaho mu buntu bw'Imana ariko mwuzuye imbaraga z'umwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.